reka mbasuhuze mwese mudukurikiye. Iyi ni Ishua TV show. Reka mwese mbifuriza amahoro y'Imana. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe ubuzima bwose murimo, aho uherereye uko umeze kose. Gira amahoro, gira amahoro. Utarakanda subscribe yikande kugira ngo tube tubasha guhorana igihe kinini n'igihe cyose ikiganiro kigiyeho ubasha kugikurikirana mu buryo buhoraho. Buri muntu wese rero tumwifuriza amahoro n'imigisha, ndetse ibiganiro dukora komeza ubisharinge. Hari ikiganiro nashyizeho icya mbere wabonaga hari aho kigera kika audio ikavuga cyane, niyo mpamvu nashyizeho ikindi kugira ngo ubutumwa burimo abantu babashe kubusharinga cyangwa se bwumvikane. Izi ni inama ngira abakristo ariko n'abatari abakristo. Yezu yaziye bose, Yezu yaziye bose. Izi ni inama zidufasha mu bukristo bwacu, mu buzima bwacu, kugira ngo tubashe kurushaho kumva neza ugushaka kw'Imana, tutazisanga twararuhiye ubusa kandi tuzi neza ko turi mu nzira igana ijuru. Ijuru ntabwo rigurwa, ijuru ntabwo rigurwa. Ni Imana iritanga, ni Imana iritanga. Rero abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari muri East Africa, Afurika y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, i Burayi, Amerika, Canada, turababona mudukurikira. Abari za Tokyo, ubwo ni Japan. Turasuhuza inshuti zacu zose abari muri Israel. Mwese Imana nibahe umugisha aho muri hose, ibyo murimo mukora. Imana nikomeze ibarinde. Imana niyo murinzi, niwe mufasha, niwe Imana afite bayitwigishije. Murabona avuga ngo ni nabi, ariko uko yimenye niko agomba kuyimenya, niko agomba kumenya. Ariko abatwigishije Imana batwigishije Imana nk'umuntu uteye ubwoba, nk'ikintu giteye ubwoba kirakariraho. Nyamara yibagirwa kutubwira ko Imana ari umubyeyi. Imana ni umubyeyi. Umubyeyi hari uko afata umwana, n'umwana hari uko yifata igihe ari kumwe n'umubyeyi. Hari n'uko yifata igihe atari kumwe n'umubyeyi we, kubera ko swata ntawe uhari cyangwa se ntabwo bari kumwe. Nje kongera mbagira inama 10 ntabwo nzirenza, ziyongera ku 10 zabanje ejo. Nababwiye ko nzabagira inama 500 kugira ngo kugira ngo turusheho kugenda dufite aho tugana. Kandi koko Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi. Niyo mpamvu nta kintu kikuza mu matwi Imana itabigizemo uruhare. Ibyo uzumva Imana irabizi, ariko ntabwo tugomba guhunga ngo nuko ndi kuvuga ibi bintu ngo uhite uhunga ukureho, uhite uva kuri iyi shene. Oya, hari impamvu Imana yatumye utega amatwi, ndetse bamwe banavuga bati ubutumwa butanga turabukunda. Hari n'abatabwumva, ni uburenganzira bwabo, ariko nta nubwo ndi bugutera ubwoba ngo kuba utabwumva ngo uragowe. Oya, ikintu cyose Imana irategura. Hari ivanjiri abantu batajya batindaho, aho Yezu yabwiye abantu ati mugende, ati murabona ingamiya yari igiye maybe ko yaragiye gupfa, agiye kugenda ku ndogobe kuri mashami. Arambwira ati mugende murabona icyana cy'indogobe kiziritse mu kizane. Umuntu yakibaza wari nyiracyo, ariko Imana irategura uko uzamera.
ibyo uzarya uko bizagenda kose Imana ifite ibyo yateguye. Natwe biradusaba gutera agatambwe gushyiramo imbaraga, ariko Imana ifite ibyo yateguye. So inama ya 11 rero, tujya tubona mu nsengero cyangwa se mu makiriziya, umuntu ashobora kuvuga ati ndi umwana wa pasiteri, ndi umwana wa padiri, why not? Automatically birangira biraza gutuma nanjye nshobora kuba pasiteri, ni urugero. Ariko nagira ngo mubwire ko ubusaserdoti, ubupasiteri, agakiza ntabwo ari hereditere, agakiza karakorerwa. Ntabwo kuba ufitanye isano y'amaraso n'umuntu runaka ntabwo bihita bikugira umuyobozi. Mu gihe cyose utamwumvira, mu gihe cyose udakora ibyo ugomba gukora mu nshingano zawe nk'umuntu n'ubwo muba mufitanye isano, ntabwo rero kiliziya ari umurage abantu baragana cyangwa se itorero. Kwizera, umubyeyi ashobora kugira ukwizera ariko umwana ntagire. Nubwo bavuga bati muri Bibiliya ati nzahora abana gukiranirwa kwa base, bishatse kuvuga ki? Imico, umubyeyi imico afite niyo atoza umwana. Ntabwo wateganya imico myiza ku mwana we utayigira. Rero isano y'amaraso ntabwo ikwiye gutuma niba uri umubyeyi, niba uri umwana ukavuga uti reka uyu nawe mugire umupasiteri, reka uyu nawe mugire umupadiri kubera ko twiganye, kubera ko hari ibyo mpa. Ntabwo ari byo. Niba uri umupasiteri, gabanya icyene wabo kubera ko kiricisha, kirasonjesha. Kiliziya ni iya Yezu, ntabwo ari iy'umuntu. Kiliziya ni iya Yezu, ntabwo ari iya papa, ntabwo ari iya musenyeri. Kiliziya ni iya Kristo. Niyo mpamvu ayo makondisiyo abantu bashyiraho, ugomba kuba umeze uku kugira ngo biki. Ntekereza ko Imana niyo mucamanza, nkunda kubivuga. Nta n'ikiganiro kizarangira ntabivuze. Imana niyo mucamanza kandi utabera. Kenshi iyo ubikoze gutyo ukinjira ugashyira umuntu mu nzira itariye, byinshi birapfa n'izina ry'Imana rikahasebera. Rero mu gihe turi guhitamo abazakorera Imana, nubwo atari twe dukwiye kubahitamo, buri wese mu muhamagaro we, uko Imana imuhamagaye niko agomba kwitaba. Aho imusanze niho agomba guhita yitaba. Rero amakondisiyo abantu bashyiraho, ibyo ni iby'abantu, ariko buri muntu wese w'umukristo agomba, nimugende mwigisha amahanga yose, abazemera muzababatize. Ntabwo yadutumye gushinga amacaci, ntabwo yadutumye. Bibiliya barayihindukije. Ubundi kera Yezu yagaburiraga abantu 5,000, ariko ubu ngubu abantu 5,000 bari kugaburira Yezu. Yaricuritse. Yezu abwira ati nimugende, ariko ubu noneho Yezu yaravuze ati nimugende mwigisha amahanga yose, ariko ubu ngubu amahanga yose niyaza gusanga intumwa. Ntabwo ari byo. Intumwa dusanga abantu aho bari, tubabwire ko icyaha ari cyica, tubabwire ko ijuru ririho kandi ko rizajyamo intungane z'Imana. Intungane ntabwo ari byuka yagwi, oya. Intungane ni wa muntu wababariwe n'Imana, wicisha bugufi, wiyoroshya, witeguye guhinduka. Twumvaga evanjiri y'umuntu wishongora ku Mana.
ati ndagushimira ko ntameze nk'uriya, ndagushimira ko ntameze nk'uriya. Umufarisayo akabona n'ibyo amushinja byinshi, ariko Imana iramubwira ati bivanze bigaragara ko wa wundi wikomanze ku gituza avuga ati Nyagasani naracumuye, sinkwiye no kuba ndi hano, uwo niwe watashye yakize. Nyamara wa wundi wumva ko ari intungane yasanze ari umunyabyaha. Iyo ushaka mu by'ukuri, iyo ushaka kwegera Imana byuzuye, iyo ushaka kuba umuntu mwiza imbere y'Imana, bituma ugira n'amahoro. Amahoro y'isi akenshi bavuga ko batangwa n'amafaranga, ariko hari amahoro yo mu mutima, hari amahoro Kristo atanga, hari amahoro Imana iduha iyo turi mu buzima bwayo, iyo turi mu mibereho yayo, iyo tubayeho neza. Imana iduha amahoro, ya mahoro ubona wabwiriwe, waba uraye, wabuze akazi, ya mahoro ubona. Nyamara twifuza kumera nk'abandi kubera kutanyurwa, twifuza kumera nk'abandi. Bakristo dupfanye amashyari, urareba mugenzi wawe ukabona ibyiza bye ni wowe byari bikwiye, nyamara ntabwo twishimira imigisha y'abandi. Muri uko gushaka ijuru, muri uko gushaka ubutungane, uzaboneramo n'umunezero. Nta munezero wo mu kabari, nta munezero wo mu busambanyi, nta munezero wo mu busambo, nta munezero wo kuriganya, nta munezero w'ishyari. Ntabwo nciriye urubanza abajya mu kabari, ariko niba utinya umuriro, niba uzi ko umuriro ushobora kugiraho ingaruka, wirinda kwegera mu gikoni. Ntabwo duhamagariwe kwegera ibidukura mu byizerwa, ariko muri uko gushakashaka Imana, muri uko kwitoza kudakora icyaha, muri uko gushaka ngo Imana ikweze, muri uko guca bugufi, uhakura umunezero udashobora kumvwa n'umuntu uwo ari we wese keretse umuntu w'Imana. Inama ya gatatu, uko ugenda usabana n'Imana niko biguha amahoro ya nyayo, biguha amahoro ya nyayo. Abandi bakajya bakubona nk'ugowe, ariko muri wowe ufite amahoro. Ariko nyamara icyaha gihungabanya roho, icyaha kiramunga, icyaha kirica, kikubuza amahoro. Iyo uri kugikora wumva kiryoshye, ariko hanyuma ingaruka, umuntu wakoze cyane nubwo abantu baba batakureba, wowe umutima wawe urakuganiriza, ukabwira uti ibi ni bibi, kiwica mugenzi wawe kubera icyo ukuramo inda ubishaka, kubera icyo ubangamira bagenzi bawe, kubera icyo ubeshyera abandi, ishyari. Rero twanga icyaha, kandi kwanga icyaha mu by'ukuri gisa n'ikiryoha. ntabwo avuga ko kiryoha, gisa n'ikiryoha kubera ko gifite ubugome, nubwo aricyo kirica, kandi cyica nabi umutima. Muri ikica ugutwi wabyumva, cyangwa se ukavuga uti nzanivuza, ariko umutima urabora, umutima urabora. Rero kugirana ubumwe n'Imana biduha amahoro ya nyayo, ariko icyaha kimunga shitani, kimunga roho. Shitani irakwica, icyazanye shitani ni ukurimbura no kwica. Reka rero mbasabe dufashe Imana, tuyorohereze. Imana iradushaka, niyo mpamvu tukiriho, ashaka ngo duhinduke, tube abantu bayo, tube abantu beza, bityo ubuzima bwacu buzagenda neza. Kandi ntabwo ari ibintu umuntu ashakisha, ko ni ukuri kw'Imana. Nanjye vuga ngo kwambaye ubusa, mureke dushakashake Imana, n'ubwo butungane buzaza.
duharanire ingoma y'Imana. Ibi ni byose tuzabigerekerwaho. Ibyo byose abantu bashakira ku Mana bishira. Mu by'ukuri ubukire bw'isi burashira n'ubukene bw'isi burashira. Mureke dusange Imana. Imana iraduha umunezero udakama, kandi umunezero tuzakomezanya na nyuma y'ubu buzima. Inama ya 4, hari ibintu bimwe bigomba gupfa kugira ngo ibindi bibeho. Hari n'ibindi bigomba kuvuka kugira ngo ibindi bipfe. Iki kintu mubabarire mucyumve neza. Hari ibintu ugomba kureka. Mu by'ukuri kutiba birababaza. Emera, nubwo waba ushonje, wabuze icyo kurya, ariko Imana uzi neza ko umugambi gufitiye ntabwo ari mubi. Reka kwiba. Aho kujya kwiba, wagenda ugasura umuntu ukamubwira uti fungurira. Yari umuntu w'Imana, aragufungurira. Aho kwirwanirira, kwishakira inzira, ibyo birakwica. Tureke kwishakira inzira. Tugomba kugira dupfe. Kristo kugira ngo azuke yabanje gupfa. Mureke dupfe ku cyaha. Icyaha tukibagirwe, ahubwo tubwire Kristo agaragare kugira ngo shitani abure. Shyire Kristo imbere. Abakristo turi kuvangavanga. Mu gitondo urajya gusenga, nimugoroba ujye mu byaha. Nimugoroba usenge, mu gitondo ukora ibyaha. Turi gukina n'Imana. Ntabwo ndi intungane. Intungane n'Imana. Ariko nk'abakristo turarwana n'intambara. Abo turwana nabo si abantu. Abo turwana nabo ntabwo ari abantu. Niyo mpamvu dukenera imbaraga z'Imana, imbaraga z'Uwiteka, imbaraga zihoraho. Imana niyo itazapfa, abandi bazapfa. Abo bose wiringiye, amarenga y'urupfu ni ibitotsi. Mu gihe cyose ugira igihe ukajya kuryama, uritondera umunyantege nke. Umuntu wese ukiriho ni umukandida w'ijuru, cyangwa se akaba umukandida w'umuriro. Umunsi wacu ni uyu nguyu. Niyo mpamvu waramutse uyu munsi ni uwa nyuma. Yezu yabwiye igisambo ati uyu munsi turaba turi muri paradizo. Yezu iby'ejo ntabyo azi, ibyahashize, ibya none. Kuko nagutwara aragutwara none, ntabwo azagutwara ejo n'uyu munsi. Mureke hagire ibipfa, twemere tubabare kubw'ingoma y'Imana. Twerekane Yezu, tureke kugira isoni zo kumwamamaza mu bikorwa byacu. Tugire ibyo tudakora kubw'icyubahiro cy'Imana. Tugire ibyo tutarya kubw'icyubahiro cy'Imana. Tugire aho tutajya kubw'icyubahiro cy'Imana. Hari ibintu dukwiye kureka. Biranababaza mu by'ukuri. Ab'isi babona umuntu udakora icyaha yaragowe, n'iterambere yewe riramusiga, kubera ko hari ibyo atagendamo by'isi. Nyamara ijuru ryo riba rimubona umuntu mwiza. Tureke rero twitondera amaso y'ijuru. Amaso y'ijuru arahagije, ay'isi afite uko areba, ariko ntabwo akwiye kudutinza mu rugendo turimo. Imana rero yo mugenga w'isi n'ijuru, yaremye byose, yakuremye ikuzi, irakuzi. Izi ntege nke zawe nubwo tudakwiye kuzitwaza. Imana izi ntege zawe iragushaka. Ngwino, nta n'umwe ishaka gutakaza. Ngwino wegere Imana, nayo izakwegera. Mureke tugaragaze Kristo. Nituma abantu bahunga Imana. Niba uri icyapa cyerekana Kristo, abantu bakwiye kuza bakabona uwo Kristo, atari igishushanyo gusa. Hari abantu batuma abantu bahunga Imana kubera ko bitwa ko bayikorera, nyamara bakavangavanga, bityo bakagusha benshi. Inama ya 5, niba
ibyo mwita ngo bigezweho bidashobora guca ivangura, Bibiliya irabishobora. Mu gihe cyose ukigendera ku moko, mu gihe cyose ukivangura abantu ushingiye ku moko, ku madini, Yezu isengesho yasenze ajya kujya mu ijuru yavuze ati bose baba umwe abo wampaye dawe uti uno musindi, bose baba umwe, bose baba umwe. Wowe uri gushaka kubacagagura uri uwa shitani. Ahantu tugendera ku moko, yaba uturere, idini, niyo mpamvu ngenza nkakubwira uwo uri we wese mbifitiye uburenganzira, nanjye ubwanjye ntazi aho bwavuye. Imana irakora, Imana irakora, Imana irakora. Iterambere ryose wageramo rizana kuvangura abantu. Mu Rwanda turabyumva neza. Kuvangura abantu bacamo ibice, Bibiliya yonyine yakwigisha bose baba umwe. Bibiliya iragufasha kurekeraho gutekereza amoko, gutekereza amadini, ibi byose bidutandukanya. Twige kureka amavangura. Ivangura ni ribi, ritandukanya abantu, rikazana urwango rutuma abantu bicana, rutuma abantu babeshyerana. Amoko tuyareke, amoko ni mabi. Ikintu cyose kitandukanya abantu, Yezu arashaka ikintu gihuza. Ni ukuvuga ngo Yezu niwe avuga utarunda hamwe nanjye aranyanyagiza. Ni ukuvuga ngo Yezu arashaka ngo babe umwe. Ni ukuvuga ngo ushaka ko abantu bataba umwe, uwo ni uwa shitani, uwo ni uwa shitani. Table d'honneur ziratumerera nabi. Kwikuza kujya hejuru mu by'ukuri ntabwo ari byo. Inama ya 6, uko usenya abandi nawe uba wisenye, kuko nawe uri mu bandi. Uko usenya abandi, uko ubacumura, uko ubaca intege, nawe uri kwica intege. Ntangizi yigize. Nawe uri umuntu, uko ubangamira abantu nawe uri kwibangamira. Mureke dushaka ikintu cyatuma twubaka abantu kugira ngo tubasenye. Kuko niwubaka umuntu, abantu badakunda iterambere ry'abandi, natera imbere akagura imodoka azagutwara wagiye kwa muganga. Dushaka ibyiza mu bantu. Dushaka uko usenya abandi nawe uri kwisenya, kuko turi umubiri wa Kristo. No birababaza ko araba ibyo abantu bitwa ko basenga, ariko urwango rwisha abantu. Niba ufite umuntu wanga, umenye ko uri uwa shitani. Kizereka abantu ko muri abigishwa banjye uko muzaba mukundana. Mukundana nande? Urwango ufite mu mutima wawe, uri umukristo. Icyo ni ikibazo wakwibaza nawe. Urwango ufite kandi ukarusengeraho. Nubwo igisengesho ntahamya neza ko rigeraho rigomba kujya, mu gihe uwitwa kusenga avuga ngo abantu baba umwe, dukundane. Ni nayo identity y'abantu y'abigishwa ba Yezu, ni ugukundana. Ariko twebwe urwango ruratumaze, ishyari riratumaze. Ntabwo dushaka abantu batera imbere, ahubwo dushaka ngo tube inyuma, dukomeze tubakandagire. Umukristo wonyine agomba kugerageza gushaka icyakubaka abandi. Iyo wubatse abandi, nawe uba wiyubaka. Iyo wubatse inzu z'abandi, buriya uba uvuze uti inzu yanjye nigwa nzajya muri iriya, bazancumbikira. Ariko mu gihe uri gusenya inzu zabo, inzu yawe nikubwira uzajya he? Mureke rero twegere Imana, niyo izadushoboza dukundane kandi dukundanye. Inama ya 7, umuntu ashobora guhunga akajya kure pe, ariko ntabwo ushobora kwihunga. Ntabwo ushobora guhunga ubwenge bwawe.
ushobora kwirengagiza wishyire mu mahoro. Oya, umutima urakuganiriza. Niba wababaje umuntu ntabwo ushobora umutima nama urakubwira uti iki waragikoze, ihane, uragukomanga. Mureke twumve ijwi rya Roho Mutagatifu riturimo ritubuza gukora ikibi. Akamaro ka Roho Mutagatifu ni akandi, kutwibutsa kutwibutsa iby'Imana ikunda, kutwibutsa amategeko y'Imana, kutwibutsa amategeko y'Imana. Rero ntushobora guhunga umutima wawe, ntushobora guhunga imitekerereze. Ushobora guhunga ukajya kure pe physically. Umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntabwo yasiga ikimwirukamo, ntibishoboka. Ubwenge bwawe muragendana. Umuntu uzi ko yibye, umuntu uzi ko yasambanye, umuntu uzi ko yishe, bimurimo nubwo abantu baba batabibona, nubwo abantu baba batarabibonye, ariko umutima wawe urabikwemeza uko warabikoze. Igisaba ni igihe ni ukugera Imana tugasaba imbabazi. Imbabazi zirabohora, ariko natwe tugatanga imbabazi. Niba warakoze icyaha abantu batabonye batazi, egera Imana wowe, egera Imana, izagufasha kandi izanakurinda. Imana ni nyir'imbabazi, Imana ni umubyeyi, nta cyaha Imana itababarira. Inama ya 18, bapasiteri, bapadiri, mukunde abantu banyu nk'uko Kristo akunda kiliziya ye. Ndabwira abantu amasezerano, buri wese isezerano yasezeranye naryubahirize. Hano ndabwira abapasiteri, mukunde abagore banyu nk'uko Kristo akunda kiliziya ye. Kuba ugenda hari ugasenga ariko wanga umugore wawe uramukubita. Ubwo ndabwira n'abagore vice versa. Abagore mukunda abagabo banyu, mukunda abo tubana, nibo bazaduma. Abagore bacu babona tuzi kurusha ko abandi batumenya. Yasobanuye gute uwo mubana, yasobanuye gute Kristo. Dukunde abagore bacu igihe cyose kugira ngo nibo buhamya, atari no kubakunda by'uburyayo tubakunde. Bayobozi mwe mufite abo mushinzwe kwigisha, abakatechisite, nimukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze kiliziya. Reka dukunda abo tubana mu rugo kugira ngo tubashe kuba koko abantu beza bashimisha Imana. Inama ya 19 ibanziriza ya nyuma, kwinjira mu buzima bw'abandi ni ikintu kimwe, ariko kubugumamo ni ikindi. Kuba kwinjira mu buzima bw'abantu ugiye kurebamo iki? Ese aho ugiye uragumamo? Amasezerano dusezerana bigenda bite? Kwinjira mu buzima bw'umuntu ugiye kumushakaho weakness ye ngo ubone uko umusenya. Injira mu buzima bw'umuntu ugiye kumwubaka. Imitima yasenyutse, turashaka kumenya umuntu aho ataha, utagamije kumusura ahubwo ugamije kujya kumuserereza ngo inzara irimo, ngo nta kuvuga abantu nabi. Niba uri umukristo ukaba uzi kuba mu gikundi cy'abantu bavuga abantu nabi, kivemo. Ntabwo uri umukristo rwose. Mureke, niba ugiye mu buzima umenyanye n'umuntu, ni amahirwe yo gukorera ijuru. Mushaka abantu h'ibyiza, mushaka ibyiza mu bantu, birahari. Aho kugira ngo tubashakemo ibibi. Rero tureke kuvuga abandi, tureke kubacira urubanza, ahubwo turebe Kristo. Inama ya nyuma y'uyu munsi, inama ya 20 cyangwa se ya 10, muri episode ya 2. Nubwo wakwifuza kugera ku ntsinzi, ugomba kumenya ko bisaba igitambo. Niba udashaka kugira igitambo,
reka nta n'intsinzi uzageraho. Ikintu cyose cyiza bisaba kugira ibyo ureka, bisaba kugira ibyo urekura. Rekeraho kwiba, rekeraho kwica, rekeraho gusambana, rekeraho kubeshya, rekeraho kwifuriza abandi bibi, rekeraho kugira inzika. Imana iragukeneye uyu munsi. Gira ibyo ureka kugira ngo uzagere ku ntsinzi. Gira ibyo ukora kugira ngo uzagere ku ntsinzi. Hamwe na Kristo rero ijuru tuzarijyamo. Nimureke twumve izi nama tuzisangize n'abandi, byose bizatugirira umumaro kandi ni twebwe inyungu izageraho. Mwese rero nimugire amahoro. Subscribing niba utarabikora, usangize n'abandi. Nzabagira inama zigera muri 500, tugeze ku ya 20. Wowe komeza ugire amahoro hamwe n'umuryango wawe. Dukunda abo twashakanye, dukunda abakunzi bacu, dukunda abo tuzashakana, dukunda abo tubana, kandi tubakundishe Kristo. Nimugire amahoro mwese.